none se kugira ngo bibe gutya byatewe n'iki? Nuko cyagiye waje mu rugo. Yes. Izina rya Yesu. Nzi ko mama wawe ari bubipfiremo. Njye ntabwo nari nzi ko ibintu biri mu bugome bigeze aha. Ni ukurwana rero, nirwo rugamba. Wabigira ute se? Ko nawe utamubwira ukuri ngo akwizere. Ni ukubitwara gutya gusa. Si kuko ngira neza utamukangura. akamukangura. Nyirirwa ni ukururwana. Nese bamukubise. Njye n'ubwo ntabwo ndabyiyumvisha ko twaje kwa muganga. N'ubundi mugeraho yatakaga mu itako. Bisa nkaho ari ikintu bamukubise cyangwa se bamusunitse akagwa hasi ugasanga itako nyine rigize ikibazo. Hari umuntu bita Derek ndagira ngo nkubwire ngo amaze kuba yafata umwanzuro wa nyawo kuba yabwiza mama wiwe ukuri. Ibi bintu ndabizi benshi nibyo mwari mutegereje, abantu benshi bagiye batandukanye mu nce zigiye zitandukanye mwagiye mumereza amakomenti agiye atandukanye ati turashaka kugira ngo umuntu bita Derek abashe kuba yahibimburira mama we amubwiza ukuri kose yuko John ari we wihishe inyuma ya biriya byose, ndetse abasha yamubwira n'ibindi bigiye bitandukanye usibye no kuba ari we wabashije kuba yamutega ambushi akabasha kuba yagwa umutego wabashije kuba wamujyana no mu bitaro. Ese biraza kuba byagenda gute? Mwamaze kuba mwabona ko muri mukobwa witwa Kazuba rero ari we wabashije kuba yahatiriza Derek ati dore mama wawe amaze gukura ntago ari umwana. Ibyo bintu byo kuba umubwira uvuga ngo umuntu bita mama wawe ngaraza kuba yagwara ngarembe noneho ngo bimuviremo n'ingwara kuba yapfa ngo numara kuba wamubwira yuko umuntu bita John ari we wihishe inyuma y'ibi byose ngo kubera ko yamaze kuba yamukunda ngo ntago yakwishimira yuko yakumva yuko ari we wamugambaniye ngo ntago byaza gukunda ntiyabyumva. Ibyo bintu byibagirwe ubashe kuba washaka uburyo wahishurira mama wawe ukamubwira buri kimwe cyose ukuntu ibintu byifashe, ibintu byaje kuba byagenda gute. Rero umuntu bita Derek rero yaje kuba yafata umwanzuro wo kuba yabwiza mama we ukuri. Abantu mwishimiye rero yuko Derek yamaze kuba yabwiza mama ukuri, ndagira ngo mujye muri comment nubwo mutarabona aka video turaje ture episode ikurikira muraza kuba mwayibona, niyo mpamvu bashishikariza kugira ngo episode igiye gukurikiraho taza kuba yabacika kubera ko iraba ari umuriro muntu wanje. Niyo mpamvu rero hagati aho ngaho ngiye kumanza nagusaba akantu gato mbere yuko twanzika ikiganiro cyacu, ugiye kumanza wagenda unkandire ku buto ya subscribe. Abantu benshi mugenda mumbwira ngo nago muza hano ibuto ya subscribe iherereye, muragenda munsi iyo video murimo kureba ku ruhande rw'iburyo ibuto yanditseho subscribe murahita muyibona muyikandaho mu buryo bwo kugira rero ngo ujye ubona ibiganiro nk'ibi ngibi bitagutsindiye. Urafungura iyo nzogera iri buze kuba ihasigaye, iyo ifunguye notification z'ibiganiro nk'ibi ngibi tuba tubahereza ku bantu babikunda biza kukugeraho utiriwe ushakisha. Iyi ni inkuru nanone yaje kuba yashimisha abantu benshi batari bakeya, bahise banatwandikira muri comment ati ibi bintu turabikunda, bravo. Umuntu bita Feza yabashije kuba yakosora umuntu bita Siene yaratangiye kuzana ubugoryi mwa rugo, yaratangiye kwigira nkaho ari we gangster iyoboye mwa rugo. Mwaje ko mwabona rero ko yabashije kuba yamukosora ndetse biramurengana, nawe yaje kuba yatungurwa. Ntago yari azi ko umuntu bita Feza ko yaza kuba yamukubita, ndetse umuntu bita Zamu yaramaze kuba yahabwa itegeko ryo kuba atafungurira umuntu bita Feza. Yaramaze kuba rero avuga ati nago ndibuze kuba nagufungurira, ariko umuntu bita Kazuba yaje kuba yahagoba akavuga ati mukingurire vuba niko nkubwiye. Umuntu bita Zamu rero we akora mwa rugo, sinzi ukuntu abayeho, asigaye akora icyo buri wese amubwiye, yumva kimwe undi yamubwiye hagera undi akareka icyo bamubwiye gukora agakora icyo bamubwiye, we ni nyamujya inyanino niko nabyita. Dore ko rero yahise akingurira umuntu bita Feza, abwira Zamu ati n'undi munsi uzongera kunyingirana tuzabonana, dore ko na Kazuba yaramaze kuba yambwiye ati ibi bintu wakoze ntago ari byo. Byaje kuba byagenda gute rero? Yahise Sine agaruka aza yitotomba ati Sine nakubujije kuba wakingurira uyu muntu, ashaka kuzana amashagaga. Nibwo Kazuba yahise avuga ati ese wowe warenga ku itegeko ntanze kandi tuvuze ngo wamukingurire. Yaje kuba yazamura umutwe rero yishira hejuru, nibwo umuntu bita
bita Feza nibwo yaje kuba amunoba urushi rwihuse rw'ako kanya abasha kuba yamutera akantu yikubita hasi nibwo yabashije gutangira kumukubita utuntu dugiye dutandukanye atangira kuba yirizwa dore ko yatangiye kuba yakanura amaso kwa kundi kwe aje yakanura nubwo aba akanuye amaso ntabwo tuba tubikunze nicyo nje mba muzirira ese namwe mujya mubibona ko areba nabi nk'inka ishonje ese ndagira ngo abantu mudakunda uriya mukobwa mwese tuhurire muri comment muvuga ati nje mwanga ukwanjye abantu dukunda zamu basigaye bazanye muri iyi filime nanje ndi mu bantu basigaye bamukunda dushira udutima twinshi muri comment ariko nanone ndagira ngo abantu tugomba kubana kuri izi channel zacu tuziranye ndagira ngo ushire akadarapo k'igihugu uherereyemo muri comment ariko utibagiwe gushira udutima twinshi cyane duherekeje umuntu bita mama Derek muri comment tumubwira ngo igira kwihangana kandi ugira ihumure ariko tutibagiwe no kubwira Derek ati nanone ndagira ngo ubwize mama wawe ukuri ejo atagwa mu mazi abira nubwo ari byo uba wanze dore ko yanze kumubwiza ukuri kugira ngo atabasha kuba yahura n'ibihangayika mu gihe akiri muri koma ariko nanone atabashije kuba yambwiza ukuri byaza kuba byaba iraburiyani tayari nanone ndagira ngo nkubwire ngo haje kuba hagaragaramo ikindi kibazo muri iyi filime dore ko umuntu bita Jackie noneho hatangiye kuba yajyama agatangira kurota ngo umuntu bita Papa Kazuba ngo amuteye dore ko yaraye atesha umuntu bita John umutwe mu ijoro ryose bigeza naho avuga ngo atangiye kubona abadayimoni yareba umuntu bita John agahita amubonamo umuntu bita Papa Kazuba agahita amubwira ati ndimo ndabona umuntu ati inyegera udatuma amfata aribwo umuntu bita John yahitaga amuhereza telefone akamubwira ati mfotorera uwo muntu urimo kureba kuko nje sindimo kuba namubona yabasha kuvuga ati rero nago kumufotora byakunda kubera ko ahise agenda umuntu bita John rero yahise avuga yuko ibintu byo gusara bitabasha gutinda aho ko wowe mu gitondo ndibuze kukubyukiriza mu bitaro by'abasazi kubera ko nje ndabona wasaze nta kindi cyo kubikora mfite akamubwira ati nyamara n'ubundi njya nsanzwe mbikubwira nk'ibisanzwe ukabica amazi ntago aribwo bwa mbere mbashije kuba nabikubwira iyi nkuru rero ni inkuru mamo ku bantu twarebye filime mwabashije kuba mwabibona namwe mutayirebye mwabasha kuba mwagenda kuri episode yahise ibi bintu byaje kuba byaho umuntu bita Jackie yatangiye kuba yagwara toroma y'ibintu yakoze n'ababwiye ngo ntawe ukora ibyiza ngo gireho ingaruka ukora icyiza ukagisanga imbere ariko iyo ukoze ibibi bibasha kuba byakugaruka mu minsi iri imbere nibyo bitangiye kuba byaba kuri uriya mugore Jackie ese biraza kuba byagenda gutse rero ndagira ngo nkubwire ngo nkomeje kukwifuriza kugubwa neza kandi nguhereza ikaze hano kuri uyu muyoboro wacu mugari wa YouTube niyo mpamvu ngiye kukubwira ngo ikaze mu buryo burambuye komeza kubana natwe icyo usabwa ni ukuzana agatebe ukicara ahangaha ariko mu gutera agatebe kawe ubashe kuba wibuka gukanda kuri ya buto ya subscribe nakubwiye iherereye munsi ya video ku ruhande rw'iburyo niyo mpamvu ngiye kukubwira ngo ikaze mu buryo burambuye tayari umuntu bita Derek ndagira ngo nkubwire ngo amaze kuba yafata umwanzuro wa nyawo kuba yabwiza mama wiwe ukuri ibi bintu ndabizi benshi nibyo mwari mutegereje abantu benshi bagiye batandukanye mu nce zigiye zitandukanye mwagiye mumereza amakomenti agiye atandukanye ati turashaka kugira ngo umuntu bita Derek yabashe kuba yahibimburira mama we amubwiza ukuri kose yuko John ari we wihishe inyuma ya biriya byose ndetse abasha yamubwira n'ibindi bigiye bitandukanye usibye no kuba ari we wabashije kuba yamutega ambushi akabasha kuba yagwa mu mutego wabashije kuba wamujyana no mu bitaro ese biraza kuba byagenda gute mwamaje kuba mwabona ko muri mukobwa witwa Kazuba rero ari we wabashije kuba yahatiriza Derek ati dore mama wawe amaze gukura ntago ari umwana ibyo bintu byo kuba umubwira uvuga ngo umuntu bita mama wawe ngaraza kuba yagwara ngarembe noneho ngo bimuviremo n'indwara kuba yapfa ngo numara kuba wamubwira yuko umuntu bita John ari we wihishe inyuma y'ibi byose ngo kubera ko yamaze kuba yamukunda ngo ntago yakwishimira yuko yakumva yuko ari we uwamugambaniye ngo ntago byaza gukunda ntiyabyumva ibyo bintu byibagirwe ubashe kuba washaka uburyo wahishurira mama wawe ukamubwira buri kimwe cyose ukuntu ibintu byifashe ibintu byaje kuba byagenda gute rero umuntu bita Derek rero yaje kuba yafata umwanzuro wo kuba yabwiza mama we ukuri abantu mwishimiye rero yuko Derek yamaze kuba yabwiza mama ukuri ndagira ngo mujye muri comment nubwo mutarabona aka video turaje ture episode ikurikira muraza kuba mwayibona niyo mpamvu bashishikariza kugira ngo episode igiye gukurikiraho taza kuba yabacika kubera ko iraba ari umuriro muntu wanje niyo mpamvu rero hagati aho ngaho ngiye kumanza nagusaba akantu gato mbere yuko twanzika ikiganiro cyacu ugiye kumanza wagenda unkandire ku buto ya subscribe abantu benshi mugenda mumbwira ngo nago muza hano ibuto ya subscribe iherereye muragenda munsi y'iyo video murimo kureba ku ruhande rw'iburyo ibuto yanditseho subscribe murahita muyibona muyikandaho mu buryo bwo kugira rero ngo ujye ubona ibiganiro nk'ibi ngibi bitagutsindiye urafungura iyo nzogera iri buze kuba ihasigaye yifunguye notification z'ibiganiro nk'ibi ngibi tuba tubahereza ku bantu babikunda biza kukugeraho utiriwe ushakisha
Iyi ni inkuru nanone yaje kuba yashimisha abantu benshi batari bakeya bahise banatwandikira muri comment ati ibi bintu turabikunda bravo. Umuntu bita Feza yabashije kuba yakosora umuntu bita Siene yari yatangiye kuzana ubugoryi mwa ruriya rugo, yari yatangiye kwigira nkaho ari we gangster iyoboye mwa ruriya rugo. Mwaje kuba mwabona rero ko yabashije kuba yamukosora ndetse biramurengana, nawe yaje kuba yatungurwa, ntabwo yari azi ko umuntu bita Feza ko yaza kuba yamukubita, ndetse umuntu bita Zamu yari amaze kuba yahabwa itegeko ryo kuba atafungurira umuntu bita Feza. Yari amaze kuba rero avuga ati ntago ndibuze kuba nagufungurira, ariko umuntu bita Kazuba yaje kuba yahagoba akavuga ati mukingurire vuba niko nkubwiye. Umuntu bita Zamu rero we akora mwa ruriya rugo, sinzi ukuntu abayeho, asigaye akora icyo buri wese amubwiye, yumva kimwe undi yamubwiye, hagera undi akareka icyo bamubwiye gukora agakora icyo bamubwiye, we ni nyamujya nino niko nabyita. Dore ko rero yahise akingurira umuntu bita Feza, abwira Zamu ati n'undi munsi uzongera kunyingirana tuzabonana, dore ko na Kazuba yari amaze kuba yamubwira ati ibi bintu wakoze ntago ari byo. Byaje kuba byagenda gute rero? Yahise Sine agaruka aza yitotomba ati sinari nakubujije kuba wakingurira uyu muntu, ashaka kuzana amashagaga. Aho nibwo Kazuba yahise avuga ati ese wowe warenga ku itegeko ntanze kandi tuvuze ngo wamukingurire. Yaje kuba yazamura umutwe rero yishira hejuru, nibwo umuntu bita Feza nibwo yaje kuba amunoba urushi rwihuse rw'ako kanya, abasha kuba yamutera akantu yikubita hasi, nibwo yabashije gutangira kumukubita utuntu tugiye dutandukanye, atangira kuba yirizwa, dore ko yatangiye kuba yakanura amaso kwa kundi kwe aje yakanura. Nubwo aba akanuye amaso ntabwo tuba tubikunze, nicyo nje mba muzirira. Ese namwe mujya mubibona ko areba nabi nk'inka ishonje? Ese ndagira ngo abantu mudakunda uriya mukobwa mwese tuhurire muri comment muvuga ati nje mwanga ukwanjye. Abantu dukunda Zamu basigaye bazanye muri iyi filime, nanje ndi mu bantu basigaye bamukunda, dushyira udutima twinshi muri comment. Ariko nanone ndagira ngo abantu tugomba kubana kuri izi channel zacu tuziranye, ndagira ngo ushire akadarapo k'igihugu uherereyemo muri comment, ariko utibagiwe gushira udutima twinshi cyane duherekeje umuntu bita mama Derek muri comment, tumubwira ngo igira kwihangana kandi ugira ihumure. Ariko tutibagiwe no kubwira Derek ati nanone ndagira ngo ubwize mama wawe ukuri, ejo atagwa mu mazi abira, nubwo ari byo uba wanze, dore ko yanze kumubwiza ukuri kugira ngo atabasha kuba yahura n'ibihangayika mu gihe akiri muri koma. Ariko nanone atabashije kuba yambwiza ukuri byaza kuba byaba iraburiyani tayari. Nanone ndagira ngo nkubwire ngo haje kuba hagaragaramo ikindi kibazo muri iyi filime, dore ko umuntu bita Jackie noneho hatangiye kuba yaryama agatangira kurota ngo umuntu bita Papa Kazuba ngo amuteye, dore ko yaraye atesha umuntu bita John umutwe mu ijoro ryose, bigeza naho avuga ngo atangiye kubona abadayimoni, yareba umuntu bita John agahita amubonamo umuntu bita Papa Kazuba, agahita amubwira ati ndimo ndabona umuntu, ati inyegera udatuma amfata. Aribwo umuntu bita John yahitaga amuhereza telefone akamubwira ati mfotorera uwo muntu urimo kureba kuko nje sindimo kuba namubona. Yabasha kuvuga ati rero ntago kumufotora byakunda kubera ko ahise agenda. Umuntu bita John rero yahise avuga yuko ibintu byo gusara bitabasha gutinda, aho ko wowe mu gitondo ndibuze kukubyukiriza mu bitaro by'abasazi kubera ko nje ndabona wasaze nta kindi cyo kubikora mfite. Akamubwira ati nyamara n'ubundi nsanzwe mbikubwira nk'ibisanzwe ukabica amazi, ntago aribwo bwa mbere mbashije kuba nabikubwira. Iyi nkuru rero ni inkuru mamo ku bantu twarebye filime mwabashije kuba mwabibona, namwe mutayirebye mwabasha kuba mwagenda kureba episode yahise. Ibi bintu byaje kuba byaho umuntu bita Jackie yatangiye kuba yagwara toroma y'ibintu yakoze. Narababwiye ngo ntawe ukora ibyiza ngo gireho ingaruka, ukora icyiza ukagisanga imbere, ariko iyo ukoze ibibi bibasha kuba byakugaruka mu minsi iri imbere. Nibyo bitangiye kuba byaba kuri uriya mugore Jackie. Ese biraza kuba byagenda gutse rero? Ndagira ngo nkubwire ngo nkomeje kukwifuriza kugubwa neza kandi nguhereza ikaze hano kuri uyu muyoboro wacu mugari wa YouTube. Niyo mpamvu ngiye kukubwira ngo ikaze mu buryo burambuye, komeza kubana natwe. Icyo usabwa ni ukuzana agatebe ukicara aha ngaha, ariko mu gutera agatebe kawe ubashe kuba wibuka gukanda kuri ya buto ya subscribe nakubwiye iherereye munsi ya video ku ruhande rw'iburyo. Niyo mpamvu ngiye kukubwira ngo ikaze mu buryo burambuye.